Imana ishimwe cyane. Ngo kandi abanyamahanga bo bazaba confused, bamwe na bamwe abandi bazamwizigira. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Yesu ni ikibazo ku buryo nawe ko abantu batamuzi bamwitiranya, nawe ubwe yabigizeho ikibazo. Nawe ubwe yabigizeho ikibazo. Ngo yegereye abigishwa be barimo basenga bari ahantu bita ngo Kaisariya ya Filipo. Ni inkuru dusoma muri Matayo 16 uhereye ku murongo wa 13. Nawe uze kuyisoma. Ngo rimwe arangije, iyo ubireba usomye iki gitabo cya Matayo, yarageze nko hagati na hagati y'umurimo. Ndavuga ushingiye ku bitabo, yasa n'uwari ugeze hagati mu murimo. Afite abagabo basize abagore, afite abagabo baretse akazi, baretse kariyeri zabo, baramukurikira. Rimwe rero mu gitondo araza, ariko buriya mujya mubona abantu banyitande. Iki kibazo kiroroshye cyane kuvuga uko abantu bavuga. Ngo buri wese arahaguruka ati, bamwe bavuga kuri Eliya, undi atuya oya iwacu byo bavuga kuri Yeremiya, abandi atereka da bajya bavuga ngo urumwe mu bahanuzi badutse, abandi baravuga ngo uri Yeremiya n'ibindi. Buri wese yaravuze. Umva rero arahindukira ati, ese nuko bamvuga ati nuko ati atabaracanganye cyo, none se uretse abo mwebwe mu by'ukuri kuri mwebwe ndinde munyitande? Amen. Amen. Murabizi ko abaho za commentaires zisobanura ibintu. Baravuga ngo abigishwa ngo barebye mu mano, banze guhuza nawe amaso, ngo bakajya bareba mu mano bavuga ati hari ubundi ko ariyo yayo, ubundi harya ninde. Noneho ngo Petero umwuka wera muvana mu isoni, ngo atera intambwe 3 amwegera, aramubwira ngo nkurikije uko nkubona uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Amen. Amen. Turi kujyana nshuti zanjye mu ntambara ubwo ndacyegeranya ngo tuze kumva icyo umwuka wera yashize ku mutima wanjye. Rimwe bigeze gutuma bigishwa abasirikare trained, baravuga ngo nimugende mu mufate, bari bafite mandat d'arrêt, mugende mu mufate, mu musane, mu muhagarike. Baraza rwose bafuruninze, basanga abantu bicaye hano, arimo arigisha ngo avuga amagambo, arabwiriza. Afande wari ubayoboye atangira gusubira inyuma. Agiye guhindukira abona abandi barimo bararira cyangwa baraseka cyangwa barazamura amaboko. Arangije arakata yisubirirayo. Ngo agaruka kuri bari bamutumye ati, kutamuzanye ati nagira ngo mbabwize ukuri, kuva abantu babaho nta wundi muntu wari wavuga nkawe. Nimushaka mudusezerere, inyota ngizi tuvuye mu kazi, ntabwo twatinyuka kumufata, nta muntu wari wabaho ujya uvuga nkawe. Abantu baravuga tumuvuze, namwe se mwayobejwe mwahindutse abanyedini, mwagiye mu idini rye. Ati reka da, ni umukristo, abandi ati siwe, ni umuhanuzi, abandi ati siwe. Umva rero nkunda umurongo hahasi, ngo barangije baramupfa, gusa ntibatubwiye abanesheje. Barangije bagira gute? Baramupfa. Bamwe bari hano ati ni umuhanuzi w'ibinyoma, abandi ati ni umukozi w'Imana, abandi ati ni Masiya, abandi ati noneho barangije baramupfa. Ndagira ngo umenyeshe ko nuba ari ikibazo, nubu ni ikibazo. Mu by'ukuri Yesu kuri wowe ninde? Uvanyeho ibintu by'imyiryo, ubu nkubwiye, urabona abakristo nyine hari ukuntu tumeze. Nguhaye mikoro wabanza ukigorora ati kuri njyewe ni umwami w'amahoro. Yesu kuri njye ni mwiza gusa. Ibyo nibyo twumviye mu rusengero. Ndabaza umutima wawe, Yesu mu by'ukuri kuri wowe ninde? Amen. Amen. Yenda nibariza abashumba bagenzi banjye, mwebwe nimurumva umuntu abwiriza ari kuvuga Yesu, ukaba wahaguruka ukavuga ati uwo Yesu uvuga ntabwo ari uwanjye, ni uwawe. Ntabwo birababaho. Cyangwa se akavuga Yesu uri ahantu ukajya wumva ufite isoni kuba ari bukwitiranye nawe. Rimwe twahuriye ahantu umupastori, ibyo mvuga n'ukuri, hanyuma yari yicaye ku ruhande, hahaguruka undi mupastori kubwiriza, avuga ibintu bitabaho. Wa mupastori uri iruhande rwanjye mbone yashize umutwe mu ntebe, ndavuga yaba nanjye ndi intwari ndacyahagaze. Kandi mu by'ukuri numvaga uwantabara nahaguruka nkigendera. Mwebwe ntibirababaho? Umuntu akavuga Yesu ukibaza ariko uyu Yesu avuga ninde? Yamukuye hehe? Paulo yandikiye Abakorino ba 2 ibice 11, aravuga ngo bavandimwe mbagirira ubwoba
mbagirira ubwoba ko Satani azabohesha uburyarya bwe nka kumwe yoheje Eva agahinduka. Ngo kuko muri ino minsi hari abantu baza bababwira Yesu wundi tutababwiye. Hari abantu bavuga Yesu ukibaza ngo Yesu wa hehe, bamukuye hehe? Yesu kuri wowe ninde? Ninde? Tuvanyeho Yesu ninde? Haleluya. Watwigishe kare yavuze ikintu cyiza, reka nkifashisha. Yavuze ngo muno minsi dufite abantu b'uburyo bubiri. Wakoze pasta. Ngo bagwa mu buryo bubiri, abambere bagwa ibumoso, abandi bakarwa iburyo. Hari abantu bakurikira Yesu bamara kumubonamo agafaranga, yabamara kumubonamo ubuzima bwiza, mwahuraga kumindura ati ye baba pasta senga uracyabirimo mana yanjye. Ejo bundi mu Bubiligi hari umuntu twahuye arambwira ati ati mana uracyabirimo bya bintu twarimo mureto, nubu uracyabirimo. Atashye arambwira ati kandi we tuherukana gisinda, nubu aracyasinda. Nimwibaze namwe amaze kunywa izingana iki? Nubwo ntiyihanga ntiyarazi ko ndi umupastori, yarambwira ati icyo atangira kunganiza inkuru z'ibyaka naho banywera na hehe. Ndihangana ndaceceka, sinzi ukuntu amenye ko ndi umupastori. Ati bya bintu uracyabirimo mana, bya bintu urumva we. Mbega bakurikira Yesu, bagera hano babona akantu ukagira ngo ntibigeze bamumenya. Hakaba n'abandi nabo bamukurikira akagira icyo abaha, yego akagira icyo abaha, ugasanga ubutumwa bwabo buravuga ngo Yesu ngenda muzi, Yesu akura ku cyavu, nibyo koko. Yesu ngenda muzi atanga abagabo, nibyo koko. Yesu ngenda muzi atanga akazi, nibyo koko. Gusa ibyo nanone si bizo, kuko abafite akazi badakijijwe ni ibihumbi, abantu bashaka batazi Yesu ni ibihumbi, abantu barongorwa batanwemera ni ibihumbi, rimwe na rimwe izacu zigasenyuka izabo zikomeye ni ibihumbi. None se ubwo ni ngombwa ko bakira Yesu ra? Namwe nimumbwize ukuri. Niba muvuga akazi Yesu si ngombwa ndagafite, niba muvuga umugore naramubonye ni ngombwa se ko mugira? N'ikimenyimenyi rero ngo abangaba iyo hagize ikidakunda Yesu arabura. Rimwe rimwe igihe tubashuka ugasanga ubutumwa bwacu turimo turavuga personal experience. Twebwe ngewe Imana impamagara, inkweto zari zihengamye, none uyu munsi nambara inkweto zo mu Butaliyani. Iyo nguza amashati nyagura muri Koto Cafe. Ubwo namwe ntimurazi ibyo ari byo cyangwa wenda ntawamenya. Nambara amakoti yo muri Louis Vuitton. Ubwo mbega urimo urabumvisha Yesu wakoreye. None the young men bari ahangaha bagakura bagakurikira Yesu, icyitegerereza ari senga wambaye amakoti yo muri Louis Vuitton. Ntabwo ari cyo twahamagariwe. Si uwo Yesu tuvuga, si uwo Yesu tuvuga. Bwa butumwa bwa hari abantu yaranzamuye, dufite inzara yananiwe gushira iri mu mara no mu magufa, duhora tuvuga ibiryo. Yesu ni imyenda, Yesu ni imyambaro. Bavandimwe, dukwiye guhindura imitekerereze. Yesu ni indege, nagiye mu ndege ubutumwa bukaba indege vraiment. Yesu mu by'ukuri, Yesu ninde kuri wowe? Ninde kuri wowe? Amen, 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 amen. Paul yaravuze ngo hari abantu batangaje mu bavuga Yesu, kandi ubu twaseka muri Bibiliya ngo iyo bamuvuga ngo ikintu cya mbere baba batumbiriye ngo ni uburyo bwo kubona indamu. Mbega Yesu nicyo bamukuramo, baramuvuga ariko mu by'ukuri intention icyo bamuzimo ni uburyo bwo kubona indamu. Mu by'ukuri Yesu kuri wowe ninde? Nawe itekerezaho. Umva rero, yaba hari n'abandi nabo bo bapfa kuba beza, kandi nabo barakajwe n'abavuga ko Yesu ari indamu, ariko nanone baramuvuga ukibaza ngo ari ku Yesu bavuga bamuvana. Nigeze kumva umuntu yarakaye ngo ubwo ari mu mwuka arimo ngo nimugakinishe ngo ari kubundi Yesu muramuvuga murabuze ngo Yesu ni so cyangwa ni nyoka. Mama umuvuga uko mubonye Yesu ni so. Mu yandi magambo yagize ifuheri hambaye arimo aramudutinyisha. Ngewe nakijijwe mbora ninya ko bazanyuza mu idirishya, gusa na n'ubu sindabibona.
bagora batubwira ubuhamya bw'abantu banyujije mu idirishya, kandi bavuga idirishya bakabanza bakakwereka akadirishya kangana na kositara. Ati hari umugore yagiye mu mwuka, arangije afata umugabo yari yanze kwihana, aramuzingazinga amunyuza mu idirishya. Wabitekereza ati ye baba we, mu kanya ndanyura mu idirishya we. Noneho ukavuga n'ibyo wakoze ukanibeshera, ukajya umureba Yesu asa n'urakaye, afite igitsure akumereye atya. Nanone uwo Yesu bavuga murumva ari we? Urakaye niba atari data ubundi ni iki? Nagira ngo mbabwire kimwe mu bizaha gikomeye bashinje Yesu, kimwe mu byo yapfiriye. Baravuze ngo uyu nguyu ngo uretse no kuzirira isabato ngo ahora yita Imana ko ari se bwite. Mbega ntabwo ubundi Abisiraheli bitaga Imana papa, ibi ndagira ngo tubyibuke, ariko bakabivuga nk'izina ry'icyubahiro, nk'uko bavugaga ko ari Yehova. Imana rero njya mbwira abantu ngo ndetse uyu ni wo mwihariko w'ubukristo. Ni kimenyimenyi n'ujya mu basilamu basa n'ababuze uwo bakwirwa iyo uvuze ko Imana ari data, ariko Yesu yemeye kubimenera amaraso kugira ngo ahindure Imana data. Yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Yemeye gupfa ngo Imana ihinduke data, kandi apana papa w'icyitiriro, data bwite. Yabimeneye amaraso. Reba rero tuba turamuvuga tubwira abantu ngo ari kuramukinisha niso, yagukuramo ayo menyo niso. Uwo Yesu nuwahe? Kandi tukarakara cyane mu rwego twerekana ko twagize ifuhe ry'umwuka. Actually Yesu tuvuga ninde? Ndakwinginze ongera witekereza, wese nubwiriza umutima wawe iyo uvuga Yesu ubuvugane. Oh, haleluya, haleluya. Reka nkubwire ko na Paulo ubwe yatura akavuga ko ikibazo yagize nuko atamenye Yesu wari we. Yaravuze yandikira Abakorinto, arababwira mu bice 5, turaruzi urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto ibice 5 uhereye ku murongo wa 16. Aravuga ngo guhereye none niyo mpamvu tutazagira umuntu tubaraho tumutekereje dukurikije amasekuru, ngo kuko iyo mpamvu ngo nuko twatekerezaga Kristo. Yesu impamvu tutamwemeye twamubonaga nka Yesu mwene Yosefu mwene Yesu, ugakomeza ukagera kwa Dawidi. None uyu muntu avuga ko ari umwana w'Imana ate? Ngo amaze kumenya yandikira Abaroma 1:4 aravuga ngo reka mbabwire ngo Yesu tubabwire ngo mu buryo bw'umubiri ni mwene Dawidi, ngo ariko mu buryo bw'ubumwuka ngo ni umwana w'Imana, ngo ndetse n'ikibihamye ngo nuko yazutse mu bapfuye. Actually Yesu kuri wowe ninde? Ntiwirengagize iki kibazo. N'intumwa n'uwadutumweho witwa Paulo nawe byaramucanze rimwe arayoba ngo atekereza Yesu akurikije amasekuru. Harya kuri wowe Yesu ni? Amen. Atanga imigati we arayitanga we, ntacyo dufite tutamukesha. Rimwe nigeze kuvuga ubutumwa abantu bone tuvuze gutyo abantu bararakara, tuba dusa naho tuba duhombeje imari, tuba duhombeje business. Tari kuri amuti burashaka ko Yesu adatanga amafaranga, arayatanga, ayo dufite niyo tuyakesha, ariko ayo ntiyatuma ajya ku musaraba. Reka da. Muzabaze abakire nyabuna abakire. Burya hari abakire akaba n'abakire, murabizi namwe haba abakire we. Abenshi ntibazi Yesu, ntibanamukeneye. Erega Yakobo yaravuze ngo mujya mwibuka abakire ngo nibo birirwa batuka rya zina mwitirirwa, ntibarikeneye. Ntago ari cyo cyaziye Yesu ngo abambwe. Akazi kari gahari kuva mbere Yesu ataraza. Nawe wibaza ngo icyamuzanye niki? Hari uwambaje ngo nashaka ko Yesu yaza ngo gukora iki? Yaza ngo no gukora iki si dashobora gukora. Niba usi yatanga amafaranga Yesu ntiyayapfiriye, niba isi yatanga umugore Yesu ntiyamupfiriye. Pastor Rwabikinga yigeze ko mu buhamya ngo hageze muri Amerika afite ubuhamya butajya busaza. Bure yabyaye ndabimuvugiye kandi kuvuga Yesu. Yaravuze ngo yabyaye amaze igihe kinini. Ngo ageze muri Amerika rero arita ku mavugo kuri Imana amuhaye urubyaro, akabona nta mukristo n'umushiduka. Ariko se ari mu biki? Ibo iwabo hari abantu, hari imiryango myinshi itabyaye kuko itabishaka. Bahisemo kubana ariko ntibazabyara. Bakavuga ati buriya n'ubuswa bwo muri Afrika hano birashoboka kubyara, nta buhamya burimo.
turi kujyana. Icyo shaka kuvuga, yazanywe no gukora icyo idashobora gukora. Ikintu isi ishobora gukora Yesu ntiyagipfiriye. Icya mbere, isi ntiyatubabarira ibyaha ngo iduhe ubugingo buhoraho. Icya kabiri, isi ntiyaduha imibereho mishya ngo tubeho ubuzima bushya. Icya gatatu, isi ntiyaduha umwuka wera. Icya kane, isi ntiyaduha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Icya gatanu, isi ntiyaduha isezerano ryo kuzuka. Icya gatandatu, isi ntabwo yaduhereza isezerano ry'ijuru. Bavandimwe, cyandekera aho ngaho. Pawulo yaravuze ngo yaduhaye umurage utabasha, Petero, utabasha kwandura, kugajuga ndetse no kubora. Isi yatanze ibishira, ariko we yapfiriye iby'isi itatanga. Haleluya, yo, haleluya, 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 haleluya. We njyambura uko mvuga Yesu, njyambura uko muvuga, ariko kugira ngo mwumve neza Yesu uyu nguyu. Umbajije ngo ubundi cyadupfa n'imaka, Yesu ni Imana ubundi si Imana, turabizi neza. By the way, tuzabimenya tumubonye mu maso, tuzabimenya neza. Ariko hari icyo nzi, umbajije ngo Yesu ninde, nakubwira ngo Yesu ni neza y'Imana, ni imbabazi z'Imana, n'ubuntu bw'Imana, n'ubwiza bw'Imana bupimye. Unyumve neza, bupimye ku buryo njyewe nawe twabubona aho gupfa tukabaho. Bivuze neza, bivuze neza. Reka nsubiremo. Rimwe Abisirayeli bigeze gusa n'abigaragambya kuri Mose, bakajya babona umugabo araje ati Imana yavuganye nanjye, Imana yavuganye nanjye. Rimwe baravuga ati reka Imana muhora muvugana, ni seriye kweri mwavuganye? Ngo Imana irabyumvira, ngo tugende umbwira Abisirayeli bambare tuzahurire kuri Sinayi, noneho mbiyereke maze bakubahe nanjye bantinge. Urumva iyo gahunda? Mu bice 20 singewe mu Kuva bice 20 ngo abibwiye Abisirayeli baraneze, baravuga ati tuzayibona, ati izaza, ati sawa. Ati gahunda ni iyihe? Nukwambara neza mugafura, saa 3 mwese muzaburi ku musozi. Sinari mpari, ariko nibaza ko abagore bahuye ukavuga ati tutayibona. Murabona nawe uyu munsi ninge nayo abagabo nyine biyemeye bavuga ati turi imbere, abana baraho mukanya iraza sangahe, iraza sangahe. Urumva? Hanyuma bakiraho bakiganira ngo bumva munsi y'ubutaka haratigisa. Baravuga ati ibyo ni ibiki? Barikaruma. Ngo bikarumye, Bibiliya yabuze uko isobanura ibyo bintu, na Bibiliya yabuze uko ibisobanura. Yaravuze ngo habonetse umwijima ngo uvanze n'umucyo utakwegerwa. Ibyo bintu bisa bite? Nimumbwire namwe. Umwijima ngo Bibiliya yakabya ngo w'igikorwaho, ngo wakora kumva urakabakaba ati uyu ni umwijima. Urumva ukuntu umeze? Umwijima w'igikorwaho, ngo umucyo nawe udashobora kureba, ngo hanyuma inkuba n'imirabyo biravangavanga. Abadamu ati ndashaka kujya kuri toilette, abana ati mama, baba begereye abagabo. Abagabo ati wallahi natwe tufite ubwoba. Abagabo ngo abayobozi begera Mose ati wo kabyara we, watubwiriye, wayitubwiriye. Mose, haleluya, Mose arababwira ngo ngiye nkurikije iyi Mana tubanye ntabwo irazira cyari Cyangugu. Ati iracyari Cyangugu. Iyi ni Adifaspata, ni ya yindi igenda imbere perezida ntaraza. Baramubwira ati wo kabyara tugirira imbabazi, ntituzongera na rimwe kuvuga ngo Imana ni kubabarira, genda uyibwire. Mu Baheburayo haravuga ngo na Mose yananiwe guhagarara imbere yayo, ngo yakoze ibintu na Mose yabwira ngo ariko uyu munsi rero wakabije. Imana iramubwira ngo rega ntabwo naje, oya, ngo ahubwo nagira gusa ngo Abisirayeli bige kunyubaha kandi nawe bakumve. Umva rero, inkuru ntabwo ari iryohera, oya, inkuru ntabwo irata, inkuru iryoha neza.
tugeze mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 18. Imana iragaruka rero ibwira Mose ati uribuka amagambo mwavugiye kuri Sinayi yuko mudashaka kuzongera kumbona, ati kandi njyewe sinabaho ntababona tutari kumwe. Umve gahunda afite rero, nzaboherereza umuhanuzi umeze nkawe, atari ko we muratandukanye. Kubera iki? We ijambo ryanjye rizaba riri muri we, ngo uzumvira uwo muhanuzi afite ubugingo buhoraho. Paulo yandikiye itorero ry'Abakolosayi ngo bari baratangiye kugereranya Yesu n'abamarayika, ngo abura ukuntu amuvuga mu bice 2. aravuga ngo Yesu mbabwire ameze gute, ngo uwo nguwo niwe shusho y'Imana itagaragara. Imana ishimwe cyane. ngo uwo nguwo niwe gukiranuka no kurabagirana kwayo, ngo niwe shusho y'ubwiza bwayo. Kubera iki? niwe dushobora kureba aho gupfa tukabaho. Iyo muvuga ndavuga ngo n'ubwiza bupimye, n'ubwiza buri mesure, bapimiye ku gipimo kivuga ngo ubugingo buhoraho. Umubonye wese aho gupfa abaho, umubonye wese aho gupfa abaho. Niyo mpamvu navuze ngo je suis venu comme la lumière du monde, quiconque qui croit en moi ne demeurera jamais dans les ténèbres. Naje ndi umucyo w'isi, ngo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima, ahubwo ababonye ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nigeze kuvuga ngo Yesu ameze nk'ubugari. Ubugari ntibabuvanga, ntabwo ushyiramo amavuta ntushyiramo umunyu buryoshye bwonyine. Iyo ushyizemo umunyu buratema, iyo ushyizemo amavuta ntibukunda. Ni ubugari nyine. Na Yesu ni ikisi, ni Yesu gusa. Ntavangwa n'amafaranga, ntavangwa n'akazi, ntavangwa n'umugore, ntavangwa n'uburayi, aryoshye nkawe gusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubundi iriya presentation yari mwibagiyemo ikintu kimwe cy'ingenzi, muzagishyiremo n'ingaruka muzagishyiremo, ndabibisabiye. Pastor Senga yari umunyabyaha wo gupfa, Yesu aramubabarira, aramwakira. Ubundi hari igihe batubeshyera nukuri bakakuvuga batakase spécialiste dans le domaine je sais quoi, bakakuvuga fata ko bibagiwe icy'ingenzi. Ngewe nari umunyabyaha, Yesu arambabarira. Nari indushyi, aranduhura. Nari wo gupfa ntagira ibyiringiro, mu by'ukuri Yesu angirira neza. Amen. Yesu kuri wowe ninde mu by'ukuri? Amen, amen. Paulo aravuga ngo tubabwire ngo niwe kuzura kose kubumana. Unyumve neza, kuzura kose kubumana, ngo ariko mu buryo bw'umubiri. Yego, mu buryo bushoboka, mu buryo bukunda, mu buryo bwagira umumaro. Kuzura kubumana kose ngo kuri muri we uwo. Iyo wamumenye bavandimwe, wamumenye Yesu, wamenye uwo ari we. Umufaransa yabuze uko amusobanura, avuga ngo Jésus, ngo iryo ni ijambo ry'impine, ngo ni impine bundi ntabwo ryuze. Kugira ngo uryumve neza, ngo iyo je iravuga ngo ni Jehova, niwe utuma ibintu byose bibaho. Ngo iyo iravuga ngo ni Eternel, yabayeho isi itarabaho. Ngo iyo haleluya, iyo S ikavuga ngo ni Sauveur, ni umukiza wenyine. Iyo ikavuga ngo unique, nta wundi agakiza kabonerwamo. Ngo iyo S ikavuga ngo Yesu ni umwami w'abami, umutware utwara abatwara. Ubuse Yesu ninde kuri wowe? Ninde Yesu kuri wowe? Nagira mbabwire, munyemerere pastor cyangwa undi asomera inkuru yanditse muri Matayo, mbereka agahinda kabi ko kutamenya Yesu wari we. Urabona mu cyanditswe pastor mwatwoherereje, mwaravuze ngo uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Ndagira mbereke nitugenda tudasobanuye icyo tugiye gukorera, aho kugira ngo tumutunganyirize tuzamwicira. Nsubiremo, nibyo koko dukwiye kuvuga Yesu, ariko kuri nge nagusaba ngo ari kugiye kuvuga uramuzi, tinda mu experiencinga, nugenda umusaruro uzaba. Erega nawe ntibyamutwaye imyaka myinshi, yari 3 n'igice gusa. None se umurimo ntimuwureba? Icy'ingenzi ni ukumenya Yesu.
somera pastor Matayo ibice 25 here ku murongo wa 14. Ni inkuru itari ndende cyane kugera ku murongo wa 30. Matayo 14 kugera ku murongo wa 30. 24 pardon na 5 murongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo bizaba nk'ibyo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe amuha itarano 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. 16. Uwo mwanya uwahawe itarano 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi tarano 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ayishamo itarano ya shebuja. 19. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragaraza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Wahawe itarano 5 arazazana izindi tarano 5, ati databuja wansigiye itarano 5, dore nazigenzuyemo izindi tarano 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itarano 2 araza aravuga ati databuja wansigiye itarano 2, dore none nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja narenzi kuri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye, ndatinya ndagenda misha itarano yawe mu butaka, dore ngiyi ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye, itarano yawe ni wari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye ni wari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanjye n'inyungu yayo. Nuko nimuyimwake muyihe ufite itarano 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bakahayekenyera amenyo. Imana idutabare. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umugani Yesu yaciye arimo asobanurira abantu ibizaba ku munsi w'imperuka, ariko yawucaga cyane avuga bya bintu by'abanyarwanda ngo reka mbwire gito cyundi icyanjye cyumvireho. Yasaga nk'atongera abigishwa be ababwira ati dore ukwe mukwiye kugenza umurimo nabasigiye. Rero uyu mugani igituma ndawukunda, mu by'ukuri wigeze kumbera ikibazo. Rimwe umukristo ku rusengero iwacu yampaye lift anahanye, none tugeze mu nzira arambwira ati pastor, ati hari inkuru yo muri Bibiliya ngiyewe ijya imbabaza cyane. Atese yihe? Ati inkuru iteka ryose iyo mbwije Imana ukuri, mbwira Yesu ngo ujye urenganye, ndikanga nti kabisa njya mbwira Yesu ngo ujye urenganye, ntundakarire ariko ujye urenganye. Nkaba niyo nkuru ni yihe? Ni inkuru y'igisonga Yesu yaciye hanze amuziza ubusa. Ndamubwira nese gute? Ati none se wowe usobanukirwa uturiya mugani w'ibisonga Yesu yasigiye itarano? Uriya muntu waje akabwira shebuja ati databuja natinye kuri umunyamwaga, yamujijije iki? Ati rengewe iki nicyo nangira Yesu ni umunyagitugu. Ni kubera iki? Yanga bamubwiza ukuru wari we. Uranyumva neza? Abimbwiye twarihutaga ngo yari yampaye lift, kandi ngo baguhe lift ugomba kugishaka ibiganiro nyine bijyanye n'inkuru za boss. Nanjye nyine nagombaga kutuza buhoro buhoro, ariko bituma nicara ngo ntekereze iyi nkuru. Ndicara ndibaza ngo ariko se koko ubundi ko ariyo yayo uyu muntu yazize iki? Uyu mugaragu yazize iki? Mwebwe uko mubyumva yazize iki? Yasigiye abantu ngo abagaragu. Icyo nkundira inkuru isobanura neza ubuntu bw'Imana uko bukorera muri twe. Ngo shebuja yaraza abagaragu be, cyo turacyemera. Icya kabiri ngo akamenya ko uyu ashoboye gucuruza byinshi, aramuzi mu bunyangamugayo, amuhereza 3. Uyu nawe yaramuzi abati ntanganya n'uyu murava, amuhereza 2. Azana nuriya nawe aravuga ati amuhereza 1. Tazasigara buza abantu avuga amagamba akwiza. Urumva yaramuzi ko dashobotse abati nintagira icyo muha noneho nta kizakorwa, aramuhereza. Timaze muzigenzure, baragenda kuzigenzura no kuzicuruza, baracuruza barakubara. Shebuja yasize atababwiye igihe azagarukira. Yego iryo ni ihame.
hanyuma ngo baracuruza, igihe kigeze databuja rero araza. Aje uwa mbere ati boss ni ukuri ntako ntagize, vide murabizi ko yari yarateye, twaragerageje vraiment, none byagenze bite? Dore ngize izindi 5. Shebuja aramureba ati oh mugaragu mwiza, injira mu munezero n'abateguriwe ibirori uyu munsi vraiment, kandi uri umugaragu mwiza, ntawe yigeze agaya uko yakoze. Icyo turakijyana, injira mu munezero wa shobuja. Uwa kabiri nawe araza ati nanjye nagerageje, havuyemo izindi 2. nawe aramubwira ati nawe ni sawa, injira mu munezero wa shebuja. Igica nawe rero araza, nawe barateremye, araje ati boss ngewe vraiment ntayo nacuruje, impamvu ni ndakuzi. Atunze ute? Icya mbere uri umunyamwaga, icya kabiri usaruraho utabibye, mu yandi magambo uri umujura. Icya gatatu narinzi ko nibeshye ngahomba, nabura n'ibyanjye n'ubuzima kuko wankuraho. Hamwe ati wa mugaragu mubiwe. Umva rero ikibazo aho kiri, umva ikibazo aho kiri. Izi taranto zigereranywa n'impano Yesu yaduhaye ngo tujye kumukorera. Uyu databuja uvugwa nta wundi ni wowe wivugaga, yego aduhamagara duhereza impano akurikije ubushobozi dufite. Nagira ngo mbabwire umusaruro dutanga ushingira ku mitekerereze nuko tuzi databuja. Uranyumvise? Umusaruro dutanga ntabwo ari uko waririmbye neza, si uko wasenze cyane, oya. Burya ibyo ukora wakagombye kwibaza ngo databuja nkorera ateye ate? Yatekerezaga ko shebuja ari umunyamwaga. Ubu mbivuze mwavuga ati mbega igisonga kibi we, hakuze ko cya gisonga cyari kibi. Inyamara mu kanya urasanga nawe ari ukumeze. Ngewe nzabaririmbyi nahoze mbivuga kare babiretse, muhura ukabaze ko waririmbaga wabirekeshejwe n'iki? Uragira ngo Yesu azanyikubitire? Turi kujyana namwe mwarababonye. Hari abantu baretse kujya mu rusengero. Igitangaza iyo ndwara iri hirya no hino ku isi. Mwene data itorero rusengeramo nirihe? Ngiye amaterero y'ubu nabonye yarananiranye, nahisemo kuba mu rugo ntaziburira ubugingo buhoraho, kubera ko databuja bakorera ntabwo bamuzi. Bazi ko bibeshe yabarimburana n'ubuzima bwabo. Bazi ko databuja yibeshe ari umugabo w'umunyamwaga. Ndagira ngo baze Yesu ukorera umuzute. Ese koko n'umugabo w'umunyamwaga? Muratekereza Yesu ari umuntu utagira ubwenge ku buryo amaraso yamennye wowe ngo gucungure yakwemera ugapfa buheri kwera? Ubu Yesu arutwa na leta y'u Rwanda vraiment nayo yihanganira abakozi igashyiraho riyamu ngo itoze abakozi kugira ngo bagire ubushobozi, bagire capacity building n'ibindi. Ko leta y'u Rwanda si byihanganira. Yesu yaguhamagaye, ubundi niyahamagaye abashoboye, aba yahamagaye arabashobozi. Icyo ashaka umuzute, umukorera umuzute. Erega ntabwo ari uyu wonyine. Nusoma hasi 31 ngo akaga kazaba nabazamwegera 31 ngo bazamwegera bamwe abashyira iburyo abandi abashyira ibumoso. Umva ngo bari iburyo ngo azababwira ati bavandimwe ndabashimiye, nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, ndi mu nzu y'imbohe muransura. Ngo bamwegera ngo ati ntawe ariko rero dushimira, ariko witubeshyera vraiment, wowe wafunzwe ryari se? Ko muri 1930 hajya yaba nk'urumogi, wewe wagiye ryariho? Ababwire ngo buryo ubwo mwabikoreye umwe muri bariye ninge mwabikoreye. Umva rero bagica nabo bazi abamumenye nabi, abamumenye bamwegere bamubwira ati uratuziza iki mu byukuri? Twebwe niki tutakoze? Muri Zion Temple harimo amazina yacu, muri Vivante baratuzi, twaraserviye vraiment, uratuziza iki? Babwira ati nari ndwaye ntimwangaburira, nari nshonje n'ibindi. Bamubwira ati nukuri kw'Imana yo mu ijuru, iyo tumenya kurwaye tuba twaragusuye, nukuri iyo tumenya kushonje tuba twarakugaburiye, nukuri ntabyo twamenye. Ndagira ngo mbabwire nicyo kibabaje, hari abantu bakorera Imana batazi aho bayikorera hariho, batazi uburyo bwo kuyikorera ubwo ari bwo. None wowe Yesu umuzi uti?
niba ukeneye, kuko hari abantu batuvangira mu by'ukuri, na Paulo yaravuze ngo baraturosera. hari abantu batuvangira, basubiza inyuma bagasibura ibyo twabibize, kuko bavuga Yesu batazi neza, bavuga Yesu batahuye, bavuga Yesu batatuje ngo abanza bakoreho, bumva imbabazi ze, bumva ubuntu bwe, babone kujya kumuvuga. Amen. Ariko ngarukirije aha, ntabwo naba ngiye ngusubiza ikibazo cya nyuma ariho ndangiriza. Urambaza ati none se ngire ne kugira ngo mumenye? Nakora iki kugira ngo mumenye? Nagira nkumenyesha ko ntabwo ari ishuri babyigamo. Oya, ntabwo Yesu bamwiga mu ishuri. Nakunze Imana cyane. Uzi impamvu? Iyo baza kuba mwiga mu ishuri, abatarize baba babaye marginalize, bazapfa batamubonye. Ahubwo Yesaya par contre yaravuze ngo iyo nzira izitwa inzira y'ababandi, ngo n'abagenzi baba ari abaswa ntibazayiyoba. Urumva neza? Ntibisaba amashuri, ntibisaba sona by the way na donc rekada na diku, bisaba gusa ikintu kimwe, kumuhishurirwa. Yesu ntibamwiga, baramuhishurirwa. Turajyana nshuti yanjye? Yego. Yesu ntibamwiga, baramuhishurirwa. Paulo yandikiye abakoro na Abefeso, arabwira ati bavandimwe, numvise ibyo kwizera kwanyu birampimbara, biranezeza mu mutima. Numvise uburyo kwizera kwanyu ni igihangange. Ati nanjye maze kubyumva rero sinsiba kubasengera, kugira ngo Imana se y'umwami wacu Yesu iboherereze umwuka wo guhishurirwa, maze bitume mugira gute? Muyimenye. Tuyimenyera hese? Ubwiza bwayo buri mu maso ha Yesu. Muribuka umunsi umwe Yesu yavuze amagambo ngo acanga abigishwa. Barangije Filipo aravuga ati birakabije, wirekera kutuvanga. Umva ikintu kimwe, twereke Data wa twese gusa biraba bihagije. Yesu ati wallahi Petero, Filipo, n'igihe tumaranye wari utaramenya? Umbonye ababonye Data, umbonye ababonye Data. Urambaza ngo nkwereke Data? Arasarya. Asate se Yesu asa n'imbabazi, asate Yesu asa n'impuhwe, asate Yesu asa n'ineza, asate Yesu asa n'agakiza, asate Yesu asa no kwicisha bugufi, asate Yesu asa n'urukundo rw'akabura rugero, asate Yesu asa n'umuntu utanga impuhwe akazura abanyabyaha nkatwe, asate Yesu yemera abatarabo kwemerwa, asate Yesu. Reka mbabwire, ningaruka nzabigishirira izina rishya namenye muri Yesu. Bibiliya ivuga ngo yitwa Amen. Uratekereza ngo ni mu byahishuwe yaravuze ngo wiyita Amen. Aravuga ati burya iryo jambo rirakabaho. Amen biravuga ngo bibe bityo. Kubera iki? Paulo yaravuze ngo amasezerano yose n'iby'Imana yadusezeranije ngo muri we nimo yego na amena biri. Inde Yesu. Reka mbasabe muhaguruke tuvuge ngo Yesu, 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 Yesu. Nshuti yanyu, ntabwo batanga amafaranga, ntibabirwanira. Yesu baramuhishurira. Bamuhishurirwa gute se? Kandi bize baravuze ngo birya bicaye abarambiwe batashe. Mwicaye gato. Umupasiteri umwe yarwaje umwana, ngo arwaza umwana araremba pe. Iki gitekerezo nagitwaye pasiteri wanjye kandi twarabyumvikanye ngo ndagitwaye uzajye wemera ngikoresha. Noneho ngo amaze kurwara araremba, yari umwana w'ikinege kandi ngo yari inshuti y'Imana. Arangije abwira Imana ngo ariko ibyo uri kwigira ni ibiki? Nkiriza umwana. Ubu wowe yaza kuba ari wowe urwaje Yesu, umugira ari umwe, kubizi ko ndi inshuti yawe, njyewe nakwigira nk'ibyo wigira? Nkiriza umwana. Njyewe nawe turi inshuti, nanjye ni ikinege, nkiriza umwana nkuko nawe ntakurya, nkiriza umwana. Noneho ngo Imana iramubwira ngo rega wirakara ngo nuko njya ngenza inshuti zanjye. No aravuga ati ye baba we nagatangaye impamvu nawe ugiranye. Ati niba ari ukugenza abantu niyo mpamvu ugira inshuti. Yesu abamushaka ntaho bajya, bamutegereza nkavuga ngo tutakubonye tuzapfira, tugira dutese. Ni wowe soko y'ubugingo.
ni wowe. Burya Petero nta kindi yarushaga abandi, murabizi n'amafuti, yahoraga bazanira ibibazo, yatanze ibitekerezo bicuramye, yavuze rimwe na rimwe ahubutse. Petero yari yaragowe akagakunda Yesu. Rimwe Imana aramurebye ngo utekereze igice kimwe, aramureba ati ni umwuka wa data ukubwiye ibyo, n'ikimenyimenyi zubaka itorero kuri wowe. Hasi paragrafi yo hasi abarongeye arashanutse ati we ntabwo uzapfa. Yesu ati Satani mva inyuma. Wa wundi nyine uratekereza yahoranaga amajaribu. Rimwe rero Yesu avuze amagambo ngo abantu baragwa ngo bakajya bamureba ati wallahi nitugaruka uzamenye ko twasase. Basubira inyuma, abandi ati Jania 12 barasigaye bavuga ati homboka turajya heza, ubwato barabutwaye, business yarahombye, turajya heza. Bagumaho nawe arabareba ati namwe murashaka kugenda. Petero aramureba ati wallahi nubwo uvuga ibintu bitumvikana, wowe ni wowe ufite amagambo y'ubugingo, twarakubonye ibyo uvuga birahebuje, wowe uri kibirengeye, urahebuje. Yesu aramureba ati nicyo ngukundira. Amen. Hallelujah. Petero yunguye bagiye kumwica, bamukanga bari baramenyereye gukanga muri bwa bwoba. Rimwe amaze kuzura umwuka arabari batereka mbabwire, rega uyu tubabwira Yesu tubabwira ntabwo ari amagambo n'imigani twakurikiye, n'uwo twikoreyeho, uwo twiboneye, ijambo rye rigakiza, niwe jambo w'ubugingo. Ntabwo ari imigani twakurikiye, ntabwo ari filozofi, si ibitabo twasomye, oya, si ibitabo twasomye, ntabwo aribyo bizi Butare. baramwexperiencinga, baramwumva Yesu. Giye gutera ubwoba niba utaramwumva mubwiza ukuri ati ko ntabyumva se. Simbyumva njyewe, uriya mutipe aravuga cyane ariko njyewe simbyumva, no problem. Umubwiza ukuri ati basi nkoraho mbyumva. Samaranga mutima in deep. Zaburi Dawidi yajyaga hanura Yesu akabivuga kera, akabivuga mu buhanuzi 34:60. Yaravuze ngo abamurebyeho bose baviriwe n'umucyo, ngo n'ikimenyimenyi mu maso habo ntihazakorwa n'ipfunwe ukundi. Nshuti yanjye icyamukamenya Yesu ninde kuri wowe? Uzajya kumukorera nibyo nikagushaka, banza umenye uwo ari. Ongera umubwire ngo nyiyereka Yesu. Nawe kandi arabizi ntibyakunda utamumenye. Petero amaze kuvangirwa, burya Bibiliya yandikanye ubwenge. Bwa mbere yarahishuriwe Yesu yatamubwira ati utiyemera ndakuzi, uburaje uzamura intugu, ni umwuka wa data ubiguhishuriye. Ni nayo mpamvu nanjye nzubaka itorero kuri urwo rutare rwo guhishurirwa Yesu. Yego. Hanyuma babaje ati tugiye Yerusalemu kandi nta kabuza umwana w'umuntu azagambanirwa. Petero baravangiwe ati ntabwo uzapfa, atangira ati mvi nyuma Satani. Hanyuma 17 ibice 17 aratekereza ngo ahita afata inkingi 3, Yakobo, Yohana na Petero, ngo bazamukana ku musozi kugira ngo akire iki yongera abiyereke, kugira ngo bongere bamumenye. Ukeneye kongera kumenya Yesu, ukeneye kongera guhishurwa Yesu. Amen. Yesu ukajya umuvuga nta mafaranga arimo, Yesu ukajya umuvuga nta nkweto nziza zirimo, Yesu ukamuvuga atari uko imyaka yabaye myinshi wagumiwe cyangwa warongowe kare. Yesu ukamuvuga akakubera Yesu. Ingingo umwuka wera aguhishurire Yesu, kandi nanjye nicyo cyifuza. Buri gihe umwaka urangira burya nzi ko biri buhinduke, sinzagaruka. Umwaka uzongera urangire nize nanjye ndamutumbiriye tu, kandi nta umutumbiri uzakorwa n'isoni. Mugani w'abarundi ndamureretse kugeza igihe nzamubwira ngo paka nkubonye ni miye nawe. Imyaka izaba imyaka, ariko turushijeho kumusobanukirwa no kurushaho kumumenya. Isi nibwo izubaha Yesu. Ariko muragira ngo twarushaga ubwenge Paulo
yari umuhanga w'intyoza wize amategeko. Rimwe yavugiye imbere ya Felix aramureba ati we urashaka kumindura umukristo we, ngo yihagarara ariko yatsinzwe. Ngo ubundi mushiki we mu gitondo hatanu hari umugabo uvuga ibintu, iyo nkuru ndi kuvuga sindi gukabya n'ukuri ko byanditse, ndavuga mu byakozwe n'intumwa, ngo bamushyiraga bamujyanye i Roma, ngo aravuga ibintu ariko ibintu bye ngo kabisa biteye ubwoba. Ngo ahamagara rero umwami twa Agripa n'abandi ngo babanyacyubahiro, ngo baza kugira ngo Paul babwire. Ngo aravuga ngo umwami Agripa ubwoba buramwisha ati mubwira ahagarara azakomeza ejo. Twabaze gatunga nangira ari ngiye kuba we, atuzkusha kuye kumindura umukristo ati nukuri kw'Imana ati cyamukaba we uretse izi ngoyi gusa ubundi Yesu akakugeramo na. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yagiye kubwiriza mu mujyi wari ukomeye witwa Abakorinto w'abacuruzi, aravuga ngo ubwo nazaga iwanyu nashize filozofi hasi, nashize amategeko hasi, sinaza mbabwira ubwenge n'ibihamya. Nyamurenge twakoze ibi, iye muri 98 twakoze oya, sinababwiye ubwenge, nahisemo kutagira ikindi mbabwira uretse Kristo Yesu wabambwe. Uwo nguwo namuvuganye imbaraga ndetse n'umwuka. Yesu inde reka ndekeraho, nagira ngo mubakundishe basi na wapenda basi pe. Noneho nongere mbabwire tuzamuvuge, ariko urifuza kumuhishurirwa icyama akongera akatwiyereka. Amen, amen. Uzabaririmbyi batahishuriwe Yesu taratuzanye ariko ni gato yihumura. Abaririmbyi batahirimbye Yesu batahishuriwe Yesu inganzo ireguka. Murabizi Bushomba avuga ngo inganzo yegutse, inganzo ireguka, ukajya wumva arimo araterateranya ruya Yesu ye nyine, ariko Yesu yo yaje yahishuriwe Yesu. Amen. Kandi nyine bari abantu barimo baradukamera nibo bazadukorera ishyano, hari nibo bazadukorera ishyano. Mbega ubukirwa ngo navuye kuri hit, ubundi hit ni iyi. Yesu nuri kuri hit nyabona utazayisaza, iye ntizasaza. Pastor ngwino Yesu abaho umugisha, Yesu abaho umugisha. Niba utaramumenya rero, niba utaramwakira, atarakubera umwami n'umukiza, this is your opportunity, this is your time. Imana ibaho umugisha mwishi. Amen, 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 amen. Reka twongere Imana amashyi menshi kubw'ijambo ry'Imana.